Sandrine niturebe ku isoko reka nguha amakuru ashoboka yego nitubona umwanya uzakora investigation ushobora kugira kuvuga ngo executive wo ku murenge ni ikigo ku isi gikora hari MTN Rwanda abakorera muri za Dubai n'ahandi hose cyane ikigo cy'itumanaho gifite kiremereye cyane ntago biri mu bushake bwacyo gutanga serivisi mbi ariko ntibari butubwire nkuko gitifata avuga ko wenda mene kufira itabaha amafaranga mu gihe cy'amafaranga atabonetse n'imihigo yagenze gake ari nayo mpamvu ubona abantu bihanganirwa kugira ngo nizindi muwe nuko babihanganira babazi ahari ikibazo bashobora kuba bagifitemo uruhare ariko ibiganza byacu birareba uri kuki kuri to giwe ntanga byinshi ntanga menshi ntanga iki n'iki nibi akada abaturage se bazankora wiki miliyoni 15 nibazima nzazi bakamamo Sandrine ugenge MTN ikora amafaranga irahinga irorora izayakura ni muri wowe ni muri ngewe rura rero biriba yakoze ishobora kuvuga ngo nkuko watangiye ikiganiro uvuga ngo harabayishima bavuga ati nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko niko tugiye kubiryora MTN izayakura he MTN printing amafaranga se niko tugiye kuyaryora uko izashyiramo amavitesi mu bintu ntabwo tubizi muri tekinike uko izabigenza ariko washyiraho mega kwa kundi kubagura mega igahita ubona zihuta 15 miliyoni cyangwa waguze 4G bakaguha 3.5G ku buryo waguze 4G bakagurisha igicupuri kitari cyo bakazigama amafaranga leta ifata rubanda ruri prive ngirushyikirize iyo serivisi irwizere babyigiramo mu myubakire construction gutwara abantu n'ibintu ahantu henshi ku isi leta zibyishyiramo amaboko MTA babacunge neza niyo mudashaka gusabota ubukungu bw'igihugu kubera ibibazo biri muri diplomasi y'u Rwanda na Afurika y'Epfo jewe sizabuze ubwenge bwanjye gutekereza hari undi bagushinja ariko uzashaka kumbuza gutekereza byo zaba yibeshye nabyo nabireberaho kanikomereza umuntu abaye ufite moderator ari bakuze muri bakera bafasa batagiye bamucungire hafi hanyuma nyine umuyobozi w'u Rwanda mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko bari muri Kongo bari baraje kugira gute batumbereye kurasa u Rwanda imbaraga zabo nyinshi ntibazikura muri Afurika y'Epfo Afurika y'Epfo ifite contingent nini cyane n'ibikoresho biriya byatashye byinshi ngo se ibyabo cyane bashaka kuza kurasa u Rwanda kubera iki ushaka kurasa u Rwanda barakururasira mu ntuzo muri network ya bene wabo gise ibyo bimbwiye iki kubivuga izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje aho merereye ku mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho ndetse mukomeza munakora subscribe kuri Gasaro News no kuri muri abingenzi cyane ndetse murambashimira ndikwera Marshal uyu munsi murabibona ko ameze neza cyane Marshal ni kumuganura shano kuri pe bien nagiye gushaka imishanana ndayibura ngo nshananike abagabo ntibashananika se wambabariye ko imikenyero n'imyitero shani kumuganura pe ni umuganura umunsi mwiza no munsi twibukaho nyine uko abantu bajyaga baganura kera ariko ikibazo se uri bunganuze cyangwa turimo kubaganuza amasaka bambaye amakuru uri bunganuze se nyine ndi buganure nese kanuze ko nuzi nyine nukuvuga ubwo akajire niko kumuganura iki akajire se kumuganura giye nabaganuje sho urumva akajire kakanditse ngo cha ibyo niba rira
ndebera ndizwe n'iki urumva uyu munsi ni umuganura rero abantu bagomba kuganuza abantu ariko ntibabifate nk'aho hari umunsi gusa aho abantu badasangira ngo be kuganura ubu hano ntago twagombye kuba nyuma turi bwubake igisharagati abantu bakazana umutsima w'amasaka bakazana umutsima w'ibigori nawo se barawuganura ntabyo zero none n'ibishyashya kane ngware soda oya harimo ibijumba ibishyimbo imyumbati amateke n'ibihaza n'ibindi birura byose by'isogi y'agase ese isogi urayizi Sandrine amashaza arimo amashaza abamo burya simbizi ariko amashaza abanza abamo amashaza abamo naruze nawe wa mutsima w'umunuzi w'amasaka yigo rukacarara isogi urayizi isogi ntayo se wakugenda akavuga ati isogi sizo nyarabagasanya sizo inyabarasanya ego si bimwe inyabarasanya ivura ni igihingwa kiribwa n'ibinkwavu n'ikindi si yo sogi se oya ayishwa isogi ni imboga ziribwa ariko zifitemo akantu ko nazo barazirya inyabarasanya ntabwo bazirya ku isi seriye pe nta muntu urya inyabarasanya ku isi ziribwa n'inkwavu uravuga zimeze ute si twa twitwa utuzeru inyabarasanya igira ibyo bita ibishokoro bifata n'abantu cyangwa isogi niyo ngende kuvuga inyabarasanya uko nzi ko twatwitaga inyabarasanya se oya intagarasoryo pu harahiye koko nashakishije ikintu nubyibaza hari utuntu najyaga mbona tumeze tujya kumera nk'intoryi nk'utuzeru yewe tujya kumera note dusharira byatari ni intagarasoryo rata ni intagarasoryo ntabwo ariyo sogi isogi ryo ni imboga ariko ni imboga zirwatsi yego zirura nk'intagarasoryo nukuri ko Imana nta zirarura cyane gusa nyine ndazumva ariko intagarasoryo abagiye kwirarira kuri ranch yanjye zose zihaba ari intagarasoryo yego uzaze nkurangira ahantu ziboneka neza nese najya mbona kabisa mama hari no ku mafoto no hari n'ahantu ujya ubona ku mantuze yanjye ku marubumu yanjye abaziteka no mu biryo ni ibyo kurya rero byafashaga abantu mu buzima kuko burya bivugwa ko uko turiho uko lifestyle yacu igena nuko tuzabaho uko tuzasaza uko tubyibuha buri kimwe cyose kuko ntabwo wambwira ngo wariye ibirayi cyangwa ibyo kurya biteye imiti ngiyo bitiye kukugiraho ingaruka ntabwo bishoboka rwose aba bantu nyine bahinga ibintu biri genetike ntumbaze biri generique sinzi uko babyita so urumva ni igihe cyo kuganura uyu munsi rero ariko ni ukwibaza turaganura iki yego ese koko ibyo kuganura birahari cyangwa ni umuco gusa ese abantu baraganuzanya koko kuko kera uwezaga imyaka yaganuzaga abatayifite noneho abantu bagatanga ibyo kurya ibwami umwami nawe akaganuza abantu yego kugira ngo hataboneka umuntu ushonje uyu munsi kandi nkubwire Sandrine urabona ko abasilamu ku munsi w'irayidi baha abantu ibyo kurya yego ni imico buriya mu bihugu by'abasilamu by'abarabu ntabwo twagiraga imico yacu nko kuganuzanya se urumva atari umunsi wo kwishimira kurya abantu bagasangira ariko ku minsi ya noheli iminsi mivaburayi iva hanze abantu barizihirwa ariko wajya kureba nko ku muganura ugasanga ntabwo nzi ko bifite vibe nk'iyuko mbega kandi ni ibyacu nk'ibyuko tubona mu bintu bya kizungu bigenda rero hari imihango iri bube nahoze nkubwira ngo turajya no kubyina mu nganzo ngari nimugoroba ka Kigali ni just kubyibuka ariko giye ntekereza ko ikiza ari kubijya muri lifestyle y'ubuzima bwa buri munsi ibaze rero kubanga abantu ngo baganuye hari uwabwiriwe umuntu wegeranye n'umuntu ukennye yamuganuza kuko atabashije kubona ahinga cyangwa se yahinze bikarumba ubwo rero nizere yuko nanjye ndi mu maboko meza dana mu biganza byiza sibyo ndi busoze nganura n'ibyanga no kuganura ariko uri kwibwira n'akaji kawe umuganura wa fanta ntabwo ubaho banganuje fanta dore mu ndebere ni ukuri ndahiye pe ntabwo hiye twikomereze mu makuru marsha rero amakuru tuzatuyabagezaho yaba ayo mu Rwanda ku isi yose nabonye mu Rwanda MTN cyane baje no kugira ngo sibyo ariko bita mbona ko hari byo oya nahise mbona ko ubwo nta muntu uri hejuru y'amategeko n'umwe aho nabonye babaciye amamiliyoni kabisa n'amamiliyoni
wabibonye nawe? nabibonye. Bamwe bati byari bikwiye, abandi bati ariko iyo babanza bakabaganiriza bakabanyuzaho akanyafu, ubwo akanyafu ni ukubaganiriza hataho kujya bahita babaca aya mamiliyoni. kwe ni ibintu wabonye gute? Hari ikibazo gikunze kubaho mu bibazo bya serivisi zitangwa zikunze kunengwa muri serivisi zaba za leta zaba na serivisi abikorera ku giti cyabo. Noneho twebwe twaba dusesengura twaba tubiganiraho, birumvikana twebwe amaso yacu areba kuri MTN. Yego, for instance niyo izahanwa izo miliyoni 15 ngira ngo buri munsi, amafaranga menshi. Abantu bavugaga ko bari kuvuga ko ari amafaranga menshi cyane, nabwo wibaza niba icyo bageneyeho ni iki. Ariko Sandrine, ntiturebe ku isoko, reka nguha amakuru ashoboka. Yego, nitubona umwanya uzakora investigation, ushobora kugera kuvuga ngo executive wo ku murenge afite ukuntu atishyuye abantu VUP. Yego, niba ari we uyishyura, executive w'akarere yewe na meya n'ondore wese, Sandrine watera metero ugasanga isoko y'ikibazo iri muri Minecofin itaratanze amafaranga. Noneho kubera ko mu nzego za leta abantu basa n'abubahana, ntabwo gitifa azashyira hanze Minecofin ngazabwira abaturage ngo rero murabona ngo nimundenganye umuntu ukoje imbokoboko amezi 3 ashize wenda n'urugero Minecofin itara yampaye agenda umwere. Never. Ntabwo ariko ubona abategetsi n'abayobozi mu nzego zitandukanye bashaka bakora. Ngiye kubwanya nagashimiye yuko niba giyewe nemeye ku delivering amafaranga utayampaye utayadistribuye nakamushyizeho ikosa. Mero problème c'est quoi? Ikibazo nuko haraba ikintu kimeze nka duhishirane, sibyo? Gitifu akora ibishoboka byose akavaringe inzira abafaranga anyuramo. Ndaguha urugero, ubwo habagaho ikibazo cy'abana batabonaga za buruse, ariko abana bageze ikibazo ku mukuru w'igihugu bugacya ziboneka. Ubwo ikibazo cyari kaminuza cyangwa ikibazo cyari aho ayo mafaranga yaturutse? Sincerely speaking, ntabwo twinvestigate ngo tumenye ko byagenze gute. Niba kaminuza yari yabitse ni nyamanyanga, ako niba nayifite ahantu niba hari ahantu bakanze bugakiyabona yayaboneka y'abanyeshuri, ntabwo ndi buvebe kaminuza. Turi kuri MTN rero. Ngewe ntabwo ntekereza ko serivisi mbi MTN itanga, yaba ari network yapfuye, yaba ari internet itagenda, ntabwo nzi neza ko biri mu nyungu za MTN ku buryo bwacya itekereza ngo reka abantu serivisi mbi nicyo cyanzanye. Oya, mobile telephone network ni ikigo ku isi gikora. Hari MTN Rwanda, abakorera muri za Dubai n'ahandi hose, cyane ikigo cy'itumanaho gifite kiremereye cyane. Ntago biri mu bushake bwacyo gutanga serivisi mbi. Ariko niba ari butubwire nkuko gitifa atavuga ko wenda Minecofin itabaha amafaranga mu gihe cy'amafaranga atabonetse n'imihigo yagenze gake, ari nayo mpamvu ubona abantu bihanganirwa kugira ngo nizindi muwe, nuko babihanganira babazi ahari ikibazo bashobora kuba bagifitemo uruhare, ariko ibiganza byacu birareba uri kuki kuri top. So no muri MTN ibituma bagira network nkeya, ibituma batanga serivisi mbi, ndimo kubuhagira. Ngende muri probability yuko biri likely ko bitanabaturukaho, maybe ukoze investigation. Kuko mu Rwanda na RMC bivuga n'ibindi bigo bitangazamakuru ko dufite ikibazo nyene cy'abanyamakuru bakora investigative stories. Ugiye muri investigative rero, MTN yakubwiye utariko hari umuntu wabyara umwana akananirwa kumwihera igikoma. Ubu ture MTN yanga gutanga ibi nibi, ushobora gusanga barangura bahenzwe, urumva? Ibiciro byariyongereye. Ari nayo mpamvu umwe mu batekinisiye wigenga mu engineer yambwiye ko bafite ukuntu bakora gutyo bakagira ibagonga, ariko abategetsi bakomeye bakabashakira amashene bakabashakira amaseriveri yabo atuma batabura rezo, batabura network, twebwe nyine banyarucari tukayibura. Ibyo nabyo ntabwo ari fair, ntabwo babiya biri fair mu gucuruza. Ariko mbanjije kuvuga ngo ndibaza MTN niyo yifuza gutanga serivisi mbi ku bwende cyangwa ifite izindi mbogamizi nka gitifu itavuga ngo mwabaturage muradutuka ariko bituruka. Wenda bayikamye imisoro myinshi Sandrine. Yego. Nimbita gukama ubyumve neza. Hey, ibi bigo birasora. Usanze se imbaraga bikoresha mu gutanga gatubutse mu hakenewe amafaranga ariyo batuma aida basa n'abakorera mu bukene, cyangwa se aribyo bituma wenda basa n'abakorana ijinyori igiyeuri ryo kwibona bavuga ati ndatanga imisoro ingana gutya umuntu aze kungira gute, ese ndatanga iki n'iki, ahakeneye amafaranga n'ibyo bitabaza buri kimwe cyose. Akenshi na kenshi
ubuyobozi bushobora ntabwo mbihamya kuba hari ibigo bwifashisha Yego. mu gihe hari amaboko bukeneye za mituweli tujya tuzibona aba bantu bazitanga n'abandi bose either bikabatera iryo jyeuri cyangwa se bikabatuma bisa nk'aho bibaye corruption positive sibyo Yego. burya mu bintu twita ko ari bibi habamo n'ibiri positive Yego. uzi ko hari n'ibyo bita ngo discrimination positive kubera ko wasifashe itsinda ukagira ngo rizamurire ubuzima wabaye discriminatinze abantu Yego. aho ku buryo bubaka rero birashoboka ko eventually uzakora ubushakashatsi kundusha azabona positive collaboration kiwe ntanga byinshi ntanga menshi ntanga iki n'iki n'ibi akada abaturage se bazankuraho iki miliyoni 15 bazima nzazibakamamo sandire ugenge MTN ikora amafaranga irahinga irorora izayakura ni muri wowe ni muri njyewe rura rero biriba yakoze ishobora kuvuga ngo nkuko watangiye ikiganiro uvuga ngo harabayishima bavuga ati nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko niko tugiye kubiryora MTN izayakura he MTN printing amafaranga se niko tugiye kuyaryora uko izashyiramo amavitesi mu bintu ntabwo tubizi muri tekinike uko izabigenza ariko washyiraho mega kwa kundi kubagura mega igahita ubona zihuta 15 miliyoni cyangwa waguze 4G bakaguha 3.5G ku buryo waguze 4G bakagurisha igicupuri kitari cyo bakazigama MTN igiye gucanga ikarita ishakemo bibi ishakemo bwana ishakemo inganda igibona miliyoni 15 ku munsi giye umutima naso gucabana amafaranga amafaranga bagiye guha leta yayashora mu kuvugurura network niba ari mashini niba ari iminani muri kiniki byose none ikibazo kikaba gikemutse dirifu wa porutute none bagiye kujya guhihibikana no gukemura amakosa ya network n'amafaranga bagiye gushora bagiye gutanga amande nandi bagiye gushora n'umuturage uzabiryora kuko nabashoramari bakeneye no gukora banunguka ko ntabwo bazafunga imiryango ngo barishyura amande leta cyangwa se ngo barishyura izo fine okay genda bona ntabwo iteka umutari uguhana nibyo dukunze kuvuga ku bigo bya leta iteka ikigo cyafunze amadini cyagize gute bafunze amahoteli ndeka sinakubwira none MTN nuko batashobora kuyifunga ariko kubera akamaro kayo nakira n'igifungo mu kindi miliyoni 15 n'amafaranga menshi ku munsi muri miliyoni 14 ushatse gukora wenda nka intuze ese ni 15 miliyoni kugeza ryari iyo timing na jenere n'ibiri mu nkuru yenese nsimbukira ku ntuze ariko uribaza niba MTN yihaye kuvuga ngo turakura ifaranga ku munyarwanda buri wese ubwo yajya imukuraho ifaranga kugira ngo ibone icyo yishyura kandi mu mayere mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego so ntabwo sinzi ibiganiro ruragiranye na MTN ntabwo wenda byabaye mu buryo buri open ngo tubirebe tubikurikirane ariko umuti iteka si uguhana yego kuko ugushyize umuzigo ku muntu ushyize umuzigo ku muntu 15 miliyoni buri munsi kandi ubwo agiye no kuvugurura ibyo murimo kumushinja kugira ngo bizagire gute ariko marsha si ukuyikina ku mubyimba ariko muri iyi minsi byari bimaze gukabya pe byari bimaze kuba byinshi aho ku munsi wo kuwa urabizi ushobora kuba wari mu kiganiro utarabimenye ariko washize umwanya guhamagara bitari gukunda arishoboye ko bigiye gukosoka yes aho nabonye none se n'ubwa mbere ibi bintu bibaze igihe kinini cyane aho nabonye wabonye akantu kansekeje ngo abakiriya bacu tugize ikibazo tekinike gitumye uduce tumwe tubura umuriro turimo gukora ibishoboka byose ngo ugaruke vuba mutwihanganire murakoze undi ati ahari ikibazo cy'umuriro undi ati ariko agakungumwe mufitanye na MTN ngo ibyo ni ibiki mwiharaje urumva ikibazo cy'umuriro niba kiriho sibyo kuko biriho barahita bafata umuriro nimba maze iminsi ibura bakabikombina n'ino MTN bisa naho hari serivisi zimwe sibyo zitaravugururwa impamvu n'ubu tuvuga MTN Rwanda ntabwo turimo kuvuga MTN turavuga serivisi mbi zitangwa kuko twavuze amahoteli afungwa na buri kimwe cyose ntaho kwitundira kuri MTN ahubwo icyo tureba u Rwanda ruri mu bihugu bicuruza service delivery ku rwego rwo hejuru kuko u Rwanda ntabwo rukora ku nyanja c'est un pays enclavé urumva ni igihugu kirimo gukora imitwe yose ishoboka kugira ngo kibone amafaranga yego u Rwanda rucuruza serivisi mu ndege u Rwanda rucuruza serivisi ku butaka mu hoteli yewe no mu bucuruzi mu ngeri zitandukanye rero genda avuga ngo niba utagenda ngo utware ikirombe cya Korowezi Kongo ikanuye amaso mwakwicana bakuba ko irubaye abantu bagasakuza kubera ko niho Kongo ikura amadolari Amerika ukoze ku ruganda rw'imiti ku nganda zicura imbunda na buri kimwe cyose kubera ko ari byo bacuruza cyane mwabipfa u Rwanda rucuruza iki ku rwego mpuzamahanga ese serivisi ishyira amafaranga yenjegita amafaranga ngahe
muri budget y'igihugu. Aho nibamara kubibona bazahagurukira kumenya ngo iyo serivisi ipfuye momo zikarara ijoro ryose zidakora, uhamagaye umuntu ntamwitabe. Ariko ujya utekereza uramutse urase rendezvous yawe uri kwa muganga kubera kubura network, ni ikintu gikomeye. Ese izi network dufite zishoboza amavuriro yacu kubaga neza bakoresheje rya koranabuhanga ryaje? Wabaga umuntu kuri MTN ukoresha MTN ntahuke, kuko serivisi na internet bikora mu ngeri nyinshi. Ku rundi ruhande ariko ubyibuke ko ibi bitera igihombo mu baturage. Iyo umuriro ugiye inshuro imwe sibyo hahomba byinshi, iyo itumanaho rivuyeho gato hahomba byinshi. Ibyo nabyo tubyemerera. Ariko shabyo rabivuga ntuzabanya tubari bigeze guhomba momo zanze gukora. Hari umuntu wavuga ati bo ngiye nta kosa nakoze, mu tunimero twanyu ninjira mu rugo ndabishyura. Ntabwo mu ndaza ahangaha nese hari cyane nakoze. Ako niko kuri. Nese nakora iki? So nkavuga ngo rero leta uzi ko hari igihe urabizi n'umunsi yashize bigiye byambayeho ndagenda rwose niba abantu bo kuri sitasiyo batari babimenye birangije network ziranga pe, uretse ko nyine bari ahantu hawe ati uze kuyashyiraho. Rega Sandri hari ni confusion, un paradoxe ihari, yego yabuze uyisobanura. Bamwe urababaza ukavuga uti ibi byose bizakemuka bite? Bakakubwira bati bizakemuka nuko leta iri seriye igize ubucuruzi yinjiramo bukaba bwayo, kuko leta igira amafaranga, leta igira ubushobozi. Abandi bateze ko habaye privatization, leta yikura mu bucuruzi none isubire kubyo mbega imere nka ryatungura isubira kubyo ryagize ryasohoye. Iyo ambiguité irahari, abatekinisiye bazatubwira ikintu gikenewe, kuko no muri sector ya transport ikunze kuba ibibazo nabyo bya service mbi. Uzuva kubwira ati mu bihugu biteye imbere rwose ntabwo leta ifata rubanda ruri privé ngirushyikirize iyo serivisi irwizere. Babyigiramo mu myubakire, construction, gutwara abantu n'ibintu ahantu henshi ku isi leta zibyishyiramo amaboko. Urumva noneho hakagira ibigenerwa private sector, ariko ibiri big one bifitwe na leta. Turibaza leta irasubira mu bucuruzi kugira ngo, kuko abanyarwanda batrustinga leta, ariko inkebebe ziri muri leta nazo ntabwo zoroshye. Ariko nibura ko wacunga inkebebe yo muri leta na responsibility bishobora kujyaho kuri leta, ntabwo ari zo kubagisha kuri MTN bwacya yigiriye muri Nigeria isaha n'isaha. Urumva bwacya yigiriye i Dubai gucururizayo, kuko icururizaho hose no muri Afurika y'Epfo. Rero leta ifite ikigo cya Rwanda Tel n'ibindi bigo bya Telecom yashoboraga kwitaho. Kubwira leta ngo isubire mu bucuruzi ntabwo nzi ko bihwanye wenda n'ibyifuzo bya benshi, ariko leta ifiye kureba ikavuga uti ubanza twarafashe ibyemezo biri premature mu guharira abantu ikibazo cya telecommunication, bakakigengamo bakirirwa bakivugutamo uko bashaka bacunda yuko abaturage, mu guharira abantu na serivisi zindi zitandukanye. Ariko niba leta itavuga ngo ariko na za Faisal n'ibindi bitaro umuntu agenda yumvamo ibibazo, ahantu hose abaye privatized hazamo abantu, simvuze Faisal siyo nishyizemo ko nta kibazo kidasanzwe gifiteho, ariko buriya hari elema iba mu bashoramari abantu baguye gushyira hanze. Abashoramari n'ababingwa, uzi ko ushaka gusanga MTN yaramaze kunguka bwikubisho zinga isigaye ibonera ahangaha nk'ibintu bidakwiye gusa kubikerereza. Aya yarakuyemo Sandri, yarayakuye mu makarita twashishuraga, yarakuye mu biki n'ibiki. Mbega MTN kavuga utari ku bundi bindi biki turimo, niba itabiri mu gihombo gikabije no one knows, ishobora kuri mu nyungu zikabije vuga uti n'icyaduha impamvu n'imbarutso tukigendera. Byari gihe natekereza namwe nkanavuga ngo ukuntu u Rwanda rugera bana na Afurika y'Epfo, hari igihe kizagera na Afurika y'Epfo ikavangira ntuzi ikavangira MTN. Ako ni akantu kaba gakanciyeho iriya kampani ya Afurika y'Epfo n'imibano y'ibihugu ubundi idashinga itameze neza sometimes bavuga, ariko si ibyo ntabwo umuntu yabinyuramo bigakunda. None se bimbuza gutekereza si yo muri Afurika y'Epfo MTN kuduha serivisi nk'u Rwanda n'ibihugu nibana serivisi uko ari bibiri. Ubundi wa mugani Yezu yavukiye Bethlehem abayeho. Ushatse kuvuga se ko bara amafasa bawe bifitemo uruhare? Ngewe sari cyagize kibuza ubwenge bwanjye gutekereza. None se reka nkubaze, ariko manishara nawe umuti wamenyo. None se South Africa abona akubitirwa Kongo, imirambo y'abasirikare babicunyura ahantu ibiki n'iki gihe ubanza ntari umuntu mwiza, sibyo? Nagusanga isiyona nanjye nkavuga sha mutangire bagucungire hafi. None se ibyo se biramushimisha as human being? MTA babacunge neza, niba mudashaka gusabota ubukungu bw'igihugu
kubera ibibazo biri muri diplomasi y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Jewe sizabuze ubwenge bwanjye gutekereza, hari undi mo gushinja ariko uzashaka kumbuza gutekereza byo zaba yibeshye, nabyo nabireberaho. Kanikomereza umuntu abari mfite moderator bakuze muri bakera abafasa batagiye bamucungire hafi. Aha masha urumuti wamenye uransetsa, uzi ko ibintu hisuhuza ibintu ntatekerezaga nyine kubera ko uravuze ngo ni company ya South Africa sha niyo bitumye ubwenge bwanjye wowe uzi ko ari yaheze. Oya nari mbiza ubwo utumye ubwenge bwanjye nanjye butekereza cyane. Abantu bajya baragutekereza bajya aho ngaho gusa, abantu barimo gukubitwa bavanga bakubiswe n'ingabo z'u Rwanda ati ntabwo tuba muri Kongo ntimukazana ibyo kubeshya, kandi we bafite uburenganzira bwo kubirivinga ibintu. Ubuze umuntu kubirivinga. Hanyuma nyine umuyobozi w'u Rwanda mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko bari muri Kongo bari baraje kugira gute batumbereye kurasa u Rwanda. Imbaraga zabo nyinshi ntibazikura muri Afurika y'Epfo. South Africa y'Epfo ifite contingent nini cyane n'ibikoresho biriya byatashye byinshi ngo si ibyabo cyane. Bashaka kuza kurasa u Rwanda kubera iki? Ushaka kurasa u Rwanda barakururasira mu nuzura muri network ya bene wabo. Gise ibyo bimbwiye iki kubivuga? Kamereze Marshal muri make gutuvuga tuhasagarira abafosi uri kugambanira u Rwanda. Nimero yanjye barayikupa noneho. Yego. Isi tugezemo. Urumva? Isi tugezemo. Sandrine, none ko twicara dukora ibiganiro. Unshaka ari we yanyuraho. Undi yambonera he? Ye Marshal wankura he? Uretse abo dukorana umunsi ku wundi. Yagufatishije wowe wambonye. Yijine wayisukiye. Sindangiye. None se ushaka u Rwanda ntiyarohera muri zo MTN n'iki byose. Ako ndashaka kukubaza company nzongera kugura ntamweyeho rero. Jya ubanza usomeho. Company ishoje imyaka 20 n'ingahe. Ubu koko sincerely speaking M23 murana ko MTN iracyarwaye intambara za network na munagane. Singiye kukubiki irakize ni sponsor y'imipira y'amaguru ku isi bafite amafaranga tugiye tubona bafasha za Coupe du Monde barakize Dubai barakize Nigeria buri mwamwe hose. MTN iracyari company ikiri challenged na network zicikagurika ku buryo je ntabwo nyikoresha MTN wanjye. Yego. Hariya dialogue rwezamenyo kugira ngo bone network Matimba dialogue rwezamenyo Cosmos shabira bivunjiye gakeya bikubiye gakeya abantu urumva n'ahandi abaturage baza Norvege birigo barira hari n'iki umuntu wawe ushobora kugupfiraho wabuze uko amagara ambulance. MTN ni company yakuze nk'isabune ku buryo isabune kari ikurishira ishonga ishira igwingira ku buryo imara imyaka 20 imyato ifite ibigwi ivuga ikiri mu tuntu nk'utungutu. Mbabarira umbwire uramutse ufite umwana akarangiza kwakone mu biga muri Gardien akarangiza primaire yagera muri secondaire ya 4 akaba gikubitirwa ko ibisukari. Does it make sense? Umwana w'imyaka 10 15 n'umwana w'isukari cyangwa n'umwana umenya handi isukari herereye akayibika akayandura akagira gute. None MTN yikora utuntu nk'utwo yakabaye bazwa muri 1998 ikiza mu Rwanda. Genda byibuke MTN zanakoreraga Ishyorongi hariya kuri commune Shyorongi mu gihe cy'abacengezi. None atangiye kumenya MTN ngura telefone ya mbere gira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Reba imyaka umuntu amaranye MTN. Umwana wavukiye mwe na MTN yararongoye yabyaye baramuhembye bagize gute. None umuntu nk'uwo w'umugabo ushaka kumanaginga intuze ubishyize muri age MTN ntabwo ari company yakwiye kuba imikino imeze nk'iyi ngiyi niba nta sabotage zirimo sibyo. Ariko abantu bajya basigiriza ntacyo nsigiriza kuri MTN na kimwe bazayicunge neza barebe ibyayo. Katwikomereze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.